Kupure yabiciye bigacika mu Rwanda muri iyi minsi ishize yaba igeramiwe. Ibi bije nyuma y'aho umubyinnyi uzwi cyane mu Rwanda nka Titi Brown ndetse n'umukinnyi wa filimi uzwi w'icyamamare nka Nyambo Jessica bavuzwe mu rukundo, ariko bo bakabihakanira kure bakavuga ko ari aba best. Ibi byaje kunyomozwa n'igihe uko iminsi igenda ishira niko bagendaga kugaragaza amafoto agenda bagaragaza bari kumwe ndetse bakora ibikorwa biri romantique biranga abantu bakundana. Nyuma y'izo nkuru z'urukundo zabo byaje gukekwa ko ari prank, nk'aho bimenyerewe mu Rwanda ko abantu bashaka gukora igikorwa cyihariye kibyara inyungu nka filimi cyangwa gusohora indirimbo babanza kujijisha kugira ngo icyo kintu kizaze cyakiranwa amatsiko. Ntibyatinze budaciye kabiri haba hasohotse filimi igaragaramo Nyambo ndetse na Titi yitwaga Inkuru Zihariye. Muri iyi filimi hari igice yakinwagamo bigaragara ko yakinwaga kwa Titi Brown muri salo. Hashize iminsi abantu bakurikirana iyi filimi babona set yarahindutse, aho babonaga iyi salo yo kwa Titi Brown itakigaragaramo. Bitangira gukemangwa ko urukundo rw'aba bombi rwaba ruri mu marembera, nk'uko byagumye kugaragara mu binyamakuru bitandukanye byandikira mu Rwanda bivuga ko Titi Brown ndetse na Nyambo Jessica byaba bigaragara ko baba barashwanye. Ntago natinze gukora ubushakashatsi nanjye, urebye ku rukuta rwa Instagram rw'umubyinnyi Titi Brown ubona ko adagikurikirana Nyambo Jessica, ndetse wajya no kurwa Nyambo Jessica ukabona ko atagikurikirana Titi Brown. Ndetse urebye kuri akauti ya Titi Brown amafoto ye ari kumwe na Nyambo Jessica yarayasibye, gusa Nyambo Jessica amafoto ari kumwe na Titi Brown we aracyariho. Uyu Titi Brown ufatwa nk'umubyinnyi wa mbere mu Rwanda ndetse akaba agaragara mu bitaramo bigiye bitandukanye bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda n'amakonsati ndetse n'indirimbo z'abakomeye, ndetse na Nyambo Jessica icyamamare muri sinema nyarwanda bitewe na filimi z'uruhererekane yagiye agaragaramo. Yamenyekanye cyane ni nka My Heart, Kiraman, The General. Ntiwibagirwe ngo ugende udakoze subscribe kuri Oparion TV, kandi nawe wayikoze ntiwibagirwe gukanda like, nyandikire muri comment na share kugira ngo ukomeze gushyigikira